Yes, nkuko bisanzwe amazina yanjye ni Uwezu Pascal aka Kiroso. Tugenda tubashakira amakuru atandukanye y'ibyamamare bigiye bitandukanye muri iki gihugu cyacu. Bityo rero twaje kwizamukiye tugiye gushaka amakuru y'icyamamare cyitwa Lucky Boy. Tugiye kunyarukira iwe turebe uko byifashe muri aka kanya, batubwiye ko ari mu rugo, turebe mu buzima bwe bwa buri munsi uko biba bimeze. Lucky Boy. Itesema. Nigezana kwisubonda kuma kwisubonda. Ndetse n'ibyo bakuzanye hano. Simani, nako bimeze bite? Ubundi se neza abantu. Kuko imihanda yose reba kwe. Pisi ariko man. Pisi gutari kundi gutunguye abantu kare. Ntabwo nayigwapi. Kuko ujunungura utanameze. Man, ubundi se kwinjiriye nibo umuntu akwinjiriye mu banze yawe. Izimya kamera zawe. Va. Izimya kamera bro. Nibo umuntu akwinjiriye nk'iniga yawe, sibyo? Ugomba kumuha karibu. Nta karibu mwahawe. None nje nta karibu nahaye. Usubira inyuma ngiye mbahe karibu. Tuza mani, tuza tuganire mani. Mugende ngiye mbahe karibu. Siko nakubwiye. Tuza tuganire mani. Oya ntabwo nava. Urantunguye. Iyo uzaho wari kubanza kumbwira. Tuza mani, tuza tuganire. Namba zanjye wari kumpamagara ukambwira ati ko indaje. Gute wowe umamagara warangiza ukanza abajama keta abajama bagenda baza bagatera. Nzavuye. Bisa naga bari kwinjira. Bani we banze kureo kamera zawe. Basimana. Wewe ndaje ndakwinjiriye umuntu wawe. Cyigorere kuko nubundi yakwinjiriye. Ye numuzanira agatebe aza yicara ku gice gushakira. Oya. Wapi. Nese umuntu azajya nyinjira gutyo. Nyina arakwinjiriye naga ari bugenda atakubwiye kimuzanye. Genda umuzanira agatebe. Kiroso. Ndamwinjiriye nk'umuntu. Oya kuna hiyo kamera je. Wari kubanzuka umagara kabiri. Basi tuza. Ya nta mpamvu yo kumuganya. Umva Lucky. Umva sibyo. Genda umuzanira agatebe aze yicare muganire. Sibyo se? Wigira ikibazo byarangiye. Yesu mani ko babyemeye. Ubutaha nazongera nagazongera genda umuzanira. Basi bamwinjire nk'iniga yawe urumva nta mutima mubi. Uzimutu nkwe mari. Kumanye nta birenze. Wowe umva tuganire urumva umuntu w'iniga yawe mbaje kureba ubuzima bwawe bwa buri munsi bubayemo mani. Ariko nyine bakuvumbye kuza wambye. Kanga kuzanira ariko mu byo ngibyo mubireke. Yes. Ariko nyine mureke kuza mutungura abantu ibintu nk'ibyo twiganirire bamwigire nanjye nk'umuntu waje urumva twe twikiringira aho mu kwisi mani. Nta n'uko ariko mani. Ureba shamba murazana n'akanda we. Oya n'ubundi bakoze ikosa kandi umwana mwakonga ko niko kari wanjye. Yes. Ureba. Umva sister nawe ndakwisi mani. Kira ariko ngo nawe ukurikirana. Yes, nkuko bisanzwe rero amazina yanjye ni Uwezu Pascal aka Kiroso. Muri iyi minsi dufite akazi kenshi kandi tugomba kugakora uko bikwiye. Nimanukiye rero njya kureba icyamamare Lucky Boy. Musanze mu rugo ntabwo byari byoroshye kugira ngo tumufatishe anatwakira, ariko yaje gutuza aratwakira. Nibwo tumusanganye n'umwana w'umukobwa mwiza cyane ureba nka kuri screen za Kiroso film. Iyi nawe si umwana yatangira atwibwira. My name is Lucky Boy from Iburasira bwacu bone ngiye murwa naje nje kubasunika unje kubahabura nje kubicaza ku ntebe z'abasimbura nje kubaha umuziki nje kuba pampa nje kubakora kunda nje kubahonda my name is Lucky Boy wa muhungu w'i Rwanda tu nuko nguko mba meze wambonye.
yes Lucky Boy twamubonye kabisa ni umuntu w'umusitari cyane kandi twemera ku bihangano bye bigiye bitandukanye. Lucky Boy rero ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane nawe yatwibwira. Byaryoshye kabisa, byaryoshye, ongera akajwi cyane kabisa, byaryoshye. Amazina yanjye banyituwe neza yemeye byaryoshye. Nababyumva ngoro biryoshye iteka ryose, wasanga akazi kose biraryoha ntabwo bijya bibiye. Yes ndabibona cyane, bisanzwe byaryoshye nubwo bitari binyoroheye kugira ngo mbafatishe. Ebana Lucky Boy nawe niyo mpamvu aba yavuze akakwibandaho cyane ati byaryoshye. Lucky Boy dukurikije uko mu kanya tubwiye ngo ugenda bakorakora kunda, nagira ngo tubwire iyo sirenge ukoresheje ugenda bakorakora kunda ni sirenge imeze gute? Ahubwo narababwiye ngo nje kubakora kunda yitega ubu ngubu ewan barimo baragenda bava mu nzira bayamanika bamwe na bamwe kubera ko jye narabazi ndi nk'isuri. waje uje yes Lucky Boy muramubona cyane ngo yaje aje. Byaryoshye rero dukomeze kuri byaryoshye twajya ngo tumenye ni ibiki byaryoshye mu buzima busanzwe ubundi iteka ryose bitewe n'uko umuntu ubuzima bugenda buhinduka. Njyewe nakubwira se karuzina ubustarira cyane n'ibya byose n'ubuzina by'ubustari. Yes ni izina ry'ubustari ariko bifite ahantu bishingiye naho ryakomotse. Nagira ngo rero tuvire mu zindi muzingo tubwira aho iryo zina ryakomotse. Aho ryakomotse njyewe nkunda ibintu by'danseri, kubyina no kuririmba. Yes mu kanya nizere ko abakunzi ba Filme muri buze kutwereka ku bijyanye na dance cyangwa kuririmba uduhe umva n'akazi kose byaryoshye ahora yiteguye iteka. Bana kabisa mu kanya nizere ko ugiye kudushimira. Byaryoshye arabategereje ahubwo mwebwe munsange neza ndabategereje mubanguke. Yes mukande subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru zigiye zitandukanye kuri Filme. Murabona ko ibintu biba byaryoshye kuri kamera zacu rero. Uyu muntu mubona uri kudutunganyiriza amashusho ni bamwe Juma aka Rwaka kabisa nawe abayoboye ayoboje inkoni y'icyuma. Lucky Boy kabisa muri iyi minsi nizere ko dufite ibintu by'ibihangano byinshi kandi byiza cyane. Nubezi se ni ibishengo babiri gukora akazi, abenshi basigaye barera ku mbezi igishengo nanjye nabakimanutse ewa ndabatwikira. Yes ni ukuvuga ngo bakwitege cyane. Tudatinze wenda nko muri iyi minsi urimo uradutegurira iki cyangwa uri gutunganya iki muri iyi minsi mu bijyanye n'umuziki wawe? Muri ino minsi nahita All Stars uba ewa All Stars harimo Simon na Fire bayita washyushye, akabamo nanjye Batema Kaca nyine umukinnyi wa filime yahoze arimba muri Just Family nubwo yasenyetse nyine ariko ubundi bahagaze neza birimo. Ni nawe boss rega, niwe boss. Bahati niwe manager wawe, niwe kumaraginga muri iyi minsi? Ubu ngubu niwe boss kubera ko nyine tujyanye na support muri akazi kenshi ndanamwemera byaka. Big up musaza. Yes ndakwemera. Yes Lucky Boy dukomeze tukubaze wenda hari indirimbo wasohoye muri iyi minsi ngenda numva wenda ko ku maradiyo atandukanye cyangwa ku mbuga zitandukanye, iriya ndirimbo igenda ivuga ku bahanzi bagiye batandukanye hano mu Rwanda. Iriya ndirimbo wayitekereje ute kuyisohora? Igihe nari ndi gutekereza biriya nagendaga nsoma ku binyamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mbona bamwe bararangiye ni uko nguko nabivuze. Urban Boys yararangiye, Dream Boys yo rwose ntabwo bisubirwaho, Active yo rwose navugaga yuko biri guhihwiswa ariko ubu ngubu byararangiye. Urumva rero ni benshi gurupe mu Rwanda zabasenyutse. None se nkawe uri gupanga iki? Urabona ayo manuza wagiye uvuga abahanzi bagiye
bazima ugenda uvuga cyangwa ayo magurupe yagiye ashenyuka, none wowe uje ufite izihe ngamba kugira ngo nimba wasana imitima y'abafana babo cyangwa nje gukora ubundi cyambere nje gukora kunda abo basani uje gukora kunda abo bajama ubu bivuze ngo byaryoshye naragushyigikiye genda mushyigikiye pe kuko ni niga yanjye n'umujama ubona se aje kubakora kunda babandi nyine nawe urabona bari gucika intege mba narisubira nanjye narabyo bivuze ngo uri umufana we uramufasha muri byose mba ndi kumwe nawe yes okay none nagira ngo utubwire wenda nko muri iyi minsi urimo urategurira yihe ndirimbo nshya muri iyi minsi washyushye nyine washyushye kapera nyine nubwo biba bitoroshye yuko abaha akazi bakora akazi ariko nzereka njyewe nyigufi mama sita umbona ukandekura ngo ngende uyu munsi nikwaje uri gutogoda nk'amashyuza washyushye yegeze washyushye ewana ndumva bitoroshye kabisa bizaba bimeze neza byaryoshye wawe none wowe mufitanye korabo igihe gise shanjye urebye korabo dufitanye imwe mu minsi iri imbere ariko ngiye ako kanya dufite yanjye nanjye ndimo ndategura mu minsi iri imbere kazaba kaciye ufite indirimbo ugiye gutegura uri gutegura ugiye gusohora iyo ndirimbo se ntabwo watunyuriramo wenda mu ncamake zayo iyo ndirimbo iri mu bundi bwoko cyangwa waririmbye ushingiye ku mesaje uri gutanga ni iyi mesaje uri gutanga ni gutya umuntu ashobora gukunda umujama cyangwa umujama agakunda umusista yangiza akamukatira kwa jeje yamara kugafata nyine umujama yamukurikiye ikofi cyangwa umusista yamukurikiye ikofi yamara kuri buri umusista akagenda cyangwa umujama akagenda yaribona akagaruka kandi atakimukeneye yabonye abandi mashyashya imana ni uko ubuzima nyine bugenda buhinduka okay murumva yuko byaryoshye abafitiye ibyiza afite indirimbo agiye gusohora muri iyi minsi ese iyo ndirimbo iri muri studio uri kuyandika bimeze gute narangije kuyandika ngiye kujyana muri studio iyo ndirimbo tuyitege ryari muyitege nko muri muzimera zo mu kwa 11 yes dusubire kuri Lucky Boy none se cyamamare nagira ngo utubwire mu Rwanda nk'umuhanzi ufatiraho wenda icyitegererezo nko mu Rwanda ni ubu man Rwanda barayowe Bruce Melody arimo aratwika wanjye baratwika hano kamwe basinze bishatse kuvuga ngo Bruce Melody niwe uyoboye ese indirimbo ukunda za Bruce Melody nk'ebyiri wenda kugira ngo usimbire nkunda nk'ebyiri sibwa abafite indirimbo ziri on top rwose nyine ndamukurikirana arumva yuko icyo asaba cyose mba ngomba kuba ndi ready kugikora nisize amarange nanjye uza kuri umufana w'umuntu none se mu ndirimbo wenda za kera cyangwa karahanyuze uko ugenda uzumva ni nk'uwuhe muhanzi wumva nawe wafatiraho icyitegererezo wenda ufana muri karahanyuze hari indirimbo za kera ariko ari umuhanzi ntabwo njya apfa kuzikurikirana indirimbo ze ngo mbe nazimenya ariko ndazikurikirana umuhanzi bita Rugamba Sipiriyani ariko hari n'undi n'ubwite watwikaga zamani bitaga ngo ni Rujindiri bane none se Rugamba mesaje aguha muri wowe zikubaka nko mu ndirimbo ziwe n'izihe mani Rugamba yagiye avuga ibintu byinshi abantu benshi baragenderaho indirimbo ze ibintu ubundi indirimbo ze akenshi ibintu zavugaga ni ibintu biba biri kugenda bigaruka ubu ngubu mbega wagira ngo kera sinzi niba byarabagaho ariko ngewe mpamya yuko wenda kera bitabagaho
njye niko mbyumva wenda kera byabaga sinduba kera ndubu iki kinyejana wenda dusubiye inyuma ho gatoya nko muri iki gihe ni izihe mbogamizi ugenda uhura nazo mu muziki wawe wa buri munsi? Ni izihe mbogamizi uhura nazo? mama wararaye powerplay ni ikibazo hano hanze powerplay ni ikibazo bitewe n'uko kagiti nyine kagiti karimo karakora kagiti karimo karakora bishatse kuvuga ngo ni ruswa nyine niko ushatse kuvuga. Ni izo mbogamizi mugenda muhura nazo mu mizamukire yanyu? None se wenda nk'abantu bagenda babatanga ruswa ni nk'izi noza wenda twagenda tuvugenda ni abanyamakuru ni abaproducer ni iki? Ni abanyamakuru producer se nibo ndiko mwamwarangizanyije umunyamakuru uramwegera akakubwira ati niba udafite akantu rwose ntacyo mwavugana nizo mbogamizi muhura nazo. None rero nagira ngo tubwire wenda message watanga nko kuri abo bantu bijyanye n'imizamukire yanyu ugenda basubiza hasi bitewe n'ubwo bakibwira impano ntahijya barwanya wagira ute n'ubundi nzaza wowe muri wowe wifitiye icyizere? Icyizere kandi kirareba kabisa. Yes, muricaye ewana mwimwicaye n'ukuntu kabisa izi Rwanda ni beauty ewana mwari mwicaye ukuntu rwose ubona ushimishije cyane ubona ko hari nk'ikintu muri kuganira nagira ngo mudusangize wenda nk'icyo mwari muri kuganira cyangwa utuntu mwari muwugiyemo. Reka mbere kuri uyu mukobwa nyine arakumbaza stamp zanjye aho zigeze rero kugira ngo nyine anene ngabo nyine mu bitugu kugira ngo nacike intege nyine yinjira amanyanza buryo irekure urumva irekure ntabwo cyo kunda rwose buryohe nitwa byaryoshye byose bijya kwitirana. Yes, byaryoshye rero wenda wica ku ruhande ukuntu usanze mumeze iyo bwaye ndaza nsanga mwakimenyeranyije amaguru yanyu ari kubwirana Erega umenye ko muri iyi minsi turi mu gihe cy'ubushyuhe. Yes, imba nashyushye cyane kaza kumwongeje usibye ko nawe byamunaniye tugashyuha bivuze ngo abarimo yarari kuzimya ariko byanze nawe agashyuha twese tugashyuha nawe urabyumva mwese muba mwatiye tuba twatiye pe. none se reka mubwire rero ikintu ngiye gufasha cyo gushakira umuntu ukuzimye noneho byanyana umva kamubwire kereka kanyisuze arisumuzana uko ndabona yananiye agahita aza kuzimya akanzimya mfite abahungu banjye benshi kabisa ariko iyo mbwiye ngo byaryoshye biba biryoshye 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 kandi nigende ubyumva nakumva akazi kose lakini urumva ko byaryoshye agatoza agatoki nagira ngo yisobanure aho ngaho reka mubwire umugore ntasangirwa kandi ari ibintu bitajya ku karubanda ahubwo se wa mugore bimeze bite kuri kubona amazi urimo uraneza abantu ubona imbaga y'abantu uriho neza abantu njyewe ubundi ndi umugabo mpagarara ku ijambo ndagira ndatwika byaryoshye aravuze ati mba nashyushye nawe aba yashyushye ariko kunzimya wapi biba byamunaniye biba byanze rero nanjye ikintu ugiye kumufasha ngiye kumushakira umuntu umuzimya kwera wawe mugiriye neza pe kuko ubushyuhe bufite aka kanya urenze urugendo bwa bundi bavuze bwa bundi baze mubaze yes ubundi wampinze banze wampinze abanze kugeza okay sinagupinze kuko sinabonye akazi kako gakorwa urumva ahubwo wowe warucishe mu marembera ubushyuhe bukagenda bugabanyuka kandi ngenda shyushye kandi nawe washyushye ukabona nyine kugenda uri mu buzazane nk'ubwo bishatse kuvuga ngo rero kumuzimya byakoraniye byamunaniye ngenda ndashaka umuntu nzimya aka kanya ahubwo se wambabariye nanjye ndaje gushakira umuntu ukuzimya bya nyabyo bya original ukora ku murongo muzanire yaka oya urumva ko kazi kakoranye kandi yabyemera nawe yabyemeye ngo azanire yaka yereka mubwire
he ntabwo ari uko nkora rero mu ntangaguza ku karubanda burya umugore yatagira ibanga arasenya oya ariko rero aho kugira ngo azajye kwicwa n'agahinda navugisha ukuri ko byakunaniye nshakira undi rero ukora umuti niko bimeze yewe rero ndaje gushakira umuntu ugukorera umuti kabisa nagira ngo tubwire rero mu buzima bwawe bwa buri munsi watubwiye ko ubyina nagira ngo twibutse watubwiye ko ubyina izihe mbyino shazise tu imbyino zizi kandi rero nagira ngo twereke izo mbyino make abadukurikiye babone ukuntu byaryoshye ukuntu yirekura n'ukuntu abaryohereza amakuru mufite ndaje nkwereke uko bimeze kabisa mu kanya twereke ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo ubyinira hehe ese ubyinira mu mantuza atama amagurupe cyangwa ubyinira amantuza runaka byamamaza bisobanura okay urebye ni hano muri CVT nyine hari icyiciro cy'abantu cya CVT cy'ubwenge gifasha abana guhera ku myaka 8 kugera kuri 18 harimo abana bakiri batoya guhera ku 6 kugeza kuri ayenga nyine mu bwenge sibyo turigisha umwana utishoboye uwishoboye tukamwereka ko ibintu byose bigomba gucamo bitewe n'ubuzima bwawe Imana yakayigaragaza n'Imana yanjye ari kuririmba ndayikura aho ngaho n'Imana yanjye ari kubyina ndayikura aho ngaho rero njyewe nta groupe ndajyamo iyo korona itazamo mba narayigiyemo rero nanjye ndishakisha urumva mu bushobozi mfite ariko biraza vuba ubwo nizere ko nanjye ugiye kunyisha kubyina umunsi mikeya wowe uzaze witeguye gusa kabisa noneho nagira ngo wereke wenda nk'abantu badukurikiye kuri Kiroso Filime bahe hasampo gato ahangaha mu mbyino zawe byaryoshye ariteguye pe byaryoshye kabisa byaryoshye neza kabisa bigize dukubitiraho gatoya abadukurikiye rwose babashe kubona ukuntu byaryoshye byaryoshye kabisa ubu uri kunkura mu muriro gusa hanze ninjize ndaje mu kanya ndakubwiye ko mu kanya ngiye kukuzanira umuntu uri guteka uzimiriza naje nje urebye kandi mfite ubushyuhe ubushyuhe ariko mana y'isi n'ijuru njyewe naje ndi byose urumva ndakuzanira umuhungu rikazarusenya kabisa oya ntadukubitiremo kabisa ibintu ujemo ndumva bidasobanutse urashaka kunkoraho umugore oya humura ntabwo ndi umujyane kandi undi umuzanira hajye wasanga hoya ibyo bintu iryo kosa ntuzanarikora reka banza dukubitireho gatoya kabisa wenda nk'indirimbo ushaka cyangwa nk'ingero ushaka dukubitireho gatoya badukurikiye kugira ngo banze babone byaryoshye uriyumvamo iyihe ngo mwumvire byaryoshye uko ameze dukubitiremo ino ndirimbo igezweho Samuel yes hakuba nta muntu wanyatsa neza nakubwiye ko mu kanya urumva ndi gukuzana umuntu ukwatse meze nabi ntabwo yizera n'Imana reka Imana muri korona ntabwo byavamo dukubitiraho kabisa hano saa moya racyo twirebe natwe urumva wakwiye ako gashati n'ubundi kari shati se nushaka ugakure shati ko nanjye kari gatwaye ngwagize ntakibazo ko ndi byaryoshye nusanga bibishe uzaza mbazi hano usanga bibishe uzaza mbazi nzanamwifashirize kabisa yes byaryoshye kabisa dukubitiro saa moya wenda abadukurikiye babashe kubona byaryoshye kabisa wirekura byaryoshye kabisa uradukubitira nawe uri mu biki ko uradukubitira basi ibintu by'ibiri ntabwo uzi guteza amakuru arashaka kuduteza amakuru agasoma inkuru nawe ugaceza ntabwo wansomera inkuru ahubwo buriya nakweretse neza nusanga biryoshye
uzazumbaza izina ahubwo we nareba imbere none wamanuka reba imbere umanuke dukubitireho ka musaga imbere reba ku ruhande akse inyuma yago hagije wareba ku ruhande dukubitireho gato bagira ngo wa muntu azameze neza yewe nahita aza afite rwose ubushyuhe ahita aza kuzimye ahita aza kuzimye kabisa ubu uraduturiye uraduturiye kabisa none se byaryoshye uraduturiye cyane rwose ga nanjye ndiniga niga ntabibonye yes ntibyaryoshye ji byaryoshye ji ok dukomeze ikiganiro cyacu byaryoshye rwose murabona ko byaryoshye kabisa ibintu ni uburyohe kandi ibintu ni ubushyuhe muri iyi minsi ni ubushyuhe ntabwo hagezeho ubukonje oya nta bukonje nta mpamvu n'amagini urakubita n'amagini ngenda yica nkahita nimanukira mba nabibonye kabisa yes tugaruka kuri Lucky Boy ndagira ngo ugire icyo usaba abakunzi bawe cyangwa abafana bawe mu gusoza abakunzi banjye cyangwa abafana banjye kabisa abakunzi n'abafana byose ni kimwe abafana ba muzika nyarwanda ahubwo ewana bombe dutwike mukurikirane industry yacu ewana irimo iragenda izamuka irimo iragustinga birenze byadanje ahubwo mudukurikirane Lucky Boy Rwa YouTube channel Lucky Boy Rwa Facebook Lucky Boy Rwa Instagram aho ngaho niyo mbaye ndahandi zababwiriza ngenda twika abana hari indirimbo yitwa ngo ndaje yawe iyo ndaje yawe kabisa nagira ngo baje ikubiteho ibiti gahe y'abantu dukurikiye abakunzi ba Cyose filime n'abafana bawe muri rusange bibanze mushimisha oye je mba naraturutse mu ntara nje kubakorera akazi icyo cyanzanye nicyo cyanzanye ntabwo naje kurya renge nka babandi je naje nje gukora akazi music industry nubwo nta kazi ngira bose ndatwika ubu ngubu magaze fo ariko n'ejo bundi nahagarara fresh sibyo se ugomba kwigira icyizere kandi ukanakiyubakira turirimbire kuri iyo ndirimbo ndaje wenda nk'abafana bawe baheruka cyangwa abadukurikiye muri ako kanya bayumve nabo ndaje hari n'indi ndirimbo yitwa mama ubundi bigiye bifite ingoma ebyiri niyo ya gatatu igiye kuza mana nyagasani nkabatwikira my name is Lucky Boy from Iburasira bwacu ubu ninjiye umurwa ndaje nje kubasunika nje kubahabura nje kubicaza ku ntebe z'abasimbura nje kubaha umuziki nje kubapampa nje kubakora kunda nje kubahonda ndaje muri muzika nyarwanda ndaje gukora amabara mu njyana ndaje Lucky Boy miswaga man ndaje dem ngom firirwa ndaje yeah ndaje magurupe mu Rwanda dore arimo hararangiza manda Urban Boys yaragiye ngozemo ka concert ariko nyine magurupe mu Rwanda dore arimo hararangiza manda Dream Boys yagiye mu bantu asigaye ndatwa Urban Boys yarashaje active birimo guhwihwiswa icyo gihe nanjye mbaho umuziki ndaje gukora amabara mu njyana ndaje Lucky Boy miswaga man ndaje dem ngom still Rwanda yewe ni kakazi kakazi kabisa wateguye birumvikana kabisa mu gusoza rero nagira ngo ujye gusaba abafana uko nabivuze cyangwa abakunzi bawe support yaba kureba YouTube channel yanjye kwisura kenshi video na uploadinze kubera ko ubu ndimo ndakora ingoma bita wacyushye Lucky Wakacha nanjye uri mu kazi iyi studio irenda gusohoka mu minsi za ewana Instagram ewana bambire comment YouTube channel bambire ikitagenda neza ubundi yewe bambire ikitagenda neza uko iyo mbwiye byiza ndira iyo mbwiye bibi menya ngomba gukora si byose reka tujye kuri byaryoshye nawe kabisa
reba nagira icyo abwira abakunzi be cyangwa icyo ari kubategurira nawe muri iyi minsi kuri iyo ngoma avuze agiye gusohora ari gutegura kabisa. Byaryoshye arabategereje, byaryoshye ameze neza, ahubwo mwene n'umuzanyicira kare watewe indobo cyane ni kwa kundi ko kanze mwumvire neza uko bimeze. Niwahaye agaciro barabigenze wanyimye umwanya ifati byose wanyimye umwanya ntacyo wakora gituma ngaruka wanyimye umwanya ni bwa bushobozi pe ni kwa kundi nyine nshobora kuguhebera hari icyo nyine wamara kukibona ugaca amasheni nyine ahubwo ngiye nkasarirayo narabuze ubwenge. Wageze muri bwa bushyuhe mara kuzuza ugahita wigendera. Ugahita wigendera pe ni ka gaciro umuntu akakakwima nyine. Ariko nk'umuntu wakuzimirije ubushyuhe urumva ntabwo wamwibagirwa. Umuntu wanzimije ubushyuhe ndetse ko atazimye urukundo nakunze wa wundi. Ajimije ubushyuhe ntabwo yazimye rwa rukundo wakunze wa wundi. Urebye ubushyuhe bwanjye sibyo ubwo mwiyumvamo ubushyuhe bwe bugakora n'ubwanjye byarangira pe bihita biba mahwi. Za rero ubwo murakoze cyane. Yes, bakunzi bacu rero twabasaba gukora subscribe mukajya mubona inkuru zacu zigiye zitandukanye mu basitari b'ibyamamare bagiye batandukanye tuba twahigereye hose. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu kandi zibonere ku gihe. Ciao ciao kandi ndabakunda.